bose mubici wende uwo munyagwa arapfira shaka gukina system wowe system nagari gusa kubw'amahirwe nzo mubwira basanga ngo ijwi ry'Imana ryahageze kare ribwira Yosefu rero hungisha ariko reka ngwaze Roba niba Yesu ahunga ari Imana abakristo bakwiye guhunga ibyaha urumva yego nge nasomye Bibiliya irambwira ngo hazabonisha n'umuntu wigira intwari yo kunywa inzoga uzi ngo yakwigira intwari ko ari icyaha intwari yo gukora ibibi Babuloni igiye kurimbuka yego siko biri yavuze se Yesu yaravuze ngo abanjye ndabazi niyo mvuze mu ijwi ryanjye bararizi ngo kandi nabo inanjye yo mvuze ngo baranyumva ni gute bamwumva ubu nekereza ko mfite akana mu rugo gatoya yego gato k'imyaka 2 ariko iyo nasi kamenya ko ari papa abigwa n'iki niyo mvuze ijwi araryumva kuri telefone gusa niyo yavuze undi mwoba abantu mu mitima yabo bahiye ubwoba siko biri ujya kubona ukumva umuntu mwajya kuganira ngo yewe ngo ntakigenda ngo esansi yarazamutse kandi nta modoka agira umuntu agira imodoka ubona ko ucuruza ngo esansi yazamutse ubwo bwa esansi urayigura ariko urumva ubona ko esansi yazamutse atayumva ko n'ibyo kurya bigiye kujya gute bigiye kuzamuka ngo esansi ngo yazamutse uzamvuga yaguriye umuriro igitangana barayaye ntabwo aje kwakira ubuntu bw'Imana uyu munsi wa none rero ndakangura umuntu wese ngo yongeye yakira imbaraga z'Imana ndakangura umuntu wese ngo yongeye yakira ubuntu bw'Imana yongeye yakire presence y'Imana iture mu mutima we umuntu wese yongeye yakira icyoro cy'Imana kiture muri we ni wakira ukuboko kw'Imana ukaza muri wowe ukiyana ibyaha ukiyanira kureka Kristo Yesu azabana nawe tukwiye kwambara Yesu Roba ubuzima bwanjye bukaba Yesu imvugo yanjye ikaba Yesu umwambaro wanjye ukaba Yesu inkweto zanjye zikaba Yesu akanwa kanjye kakaba Yesu ndagusuje neza guhaye ikaze njyewe nitwa Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda Imana igumugisha kandi ikomeze kwishimire aho uherereye hose ndi kumwe na Pastor Shimiyimana Jean Marie Vianney umuyobozi wa Humura Program TV cyane ushumba waramutse naramutse neza meze neza uramahoro ubona iyo umuntu agihumeka akaba agihumeka umwuka w'abazima aba ari amahoro kuko nayo shimwe rikomeye buriya Robert nuko abantu batabizi bazi ngo buriya ngo ishimwe ngo n'Imana ngo yaguhaye ngo inzu ngo yaguhaye ngo imodoka ngo yaguhaye ngo visa nabyo bitangaza ngo bavuga urumva ngo ukoreye ubukwe ariko burya igitangaza cya mbere ni uyu mwuka ariko reka tubihe inyito nziza hari ibitangaza hari n'ibikomeye yego bino bintu abantu babona ni ibintu bitangaje kuri bo ariko hari igihe usanga n'undi bidatangaje sibyo Pastor Imana ishobora kuguha inzu undi muntu yayibona akabona atari igitangaza arega buriya inzu ni n'igitangaza kuri wowe kuko hari undi muntu uyibona akabona ahubwo ni ikiruri ubundi buriya ubundi igitangaza ni iki ari nk'ibintu rimwe na rimwe abantu bita ngo ni ubuhanuzi kandi atari n'ubuhanuzi yego umuntu abyaye 5 sibyo cyangwa 4 k'Imana nange guhaye undi mwana shibura ari ubuhanuzi n'ubundi havuye 4 haje n'ubahavura urabyara nyine muse n'ubyara ahubwo igitangaza ni iki igitangaza ni umuntu umaze imyaka 20 yaragiye kwa muganga kugira ngo ntuzabyara cyangwa se umubiri wawe ufite ibibazo umeze nk'uw'abagabo finaroma Imana yarangiza ikabwira ngo iguhaye umwana wa mwana ukamubona Roba iyo ni miracle ni igitangaza none se uzarebe n'ibitangaza Yesu yakoraga Yesu yakoraga ibihe bitangaza yakoraga ibitangaza gusanga umuntu amaze imyaka 38 ari impumyi wenda n'urugero cyangwa se gasanga umuntu yaravutse ari impumyi iyo ni miracle igitangaza ni bwa burwayi kwa muganga wamaze kurwara kansa bakagwa ati kansa ugiye gupfa
ugeze kuri tape ya nyuma cyangwa urwaye sida, urwaye uburwayi bumeze gute, hanyuma bwa burwayi urwaye mbese wajya gusanga kwa muganga bwabananiye. Iyo burya umuhanuzi aje ngo akeneye umuhanuzi, icyo nicyo cyitwa igitangaza. aho se wowe ufite imodoka 5 ufite ibihumbi ufite miliyoni 80, Imana iguhaye imodoka, Imana ngwikwagure business muri ze yari ifunganye kandi yafunzwe, ubwo naga ari ubuhanuzi. Urumva nibyo ngibyo rero abantu bakwiye kumenya. Pastor, uyu munsi nifuje ko twiga mu kiganiro gucya ari abantu twicara tukavuga ngo turi mu minsi ya nyuma cyangwa se iminsi y'imperuka. Abantu bamwe bakabata kugiye mwahereye na Bibiliya ni mubivuga donc ibyo bintu byanyu ko byavuye kuri mode. Wowe iyo ubyumvishije cyangwa se nibonye ibihe tugezemo, ubona ko ari uko byahoze nka kumwe ngo yahoze mu kigori bikarangira ihereye mu muriro? Ega ba Robert, hari ibintu abantu bakwiye kubanza gusobanukirwa. Buriya ibihe byo bigenda bihinduka. Uyu munsi ntabwo twire tubona imvura mu Rwanda igwa mu kwezi kwa kabiri ngirwa uyu munsi, sibyo? Isenye amazu, itwara abantu, junda umupolisi wapfuye waramwumvise, amazi yaruzuye. Hari no mu wahoza ntabaza inzu yahirimiye umuvuga butumwa, harimo gutabaza ngo bamutabare. No kuvuga ngo ibi biye byo kubona amazi atwara abantu ntabwo byigeze bibaho. Uzi impamvu? Ni ukubera ko wenda tuvuge suppose nkanga utuye cyangwa se njye arantuye Igasogi, uvuye kwa Kimeza nuko wenda abantu mvuga batahazi, ariko hari abahazi, ukajya ngaho ntuye hari amazu atarenze 5, ariko uyu munsi ingo zihari ntago zirenga ibihumbi 3. Ayo mazi yose rero urumva neza, ayo mazi yose niyo mpamvu Yesu agiye avuga ngo mu bihe by'imperuka hari ibimenyetso muzajya mubona. Mbese ubunika ngo Roba, ubu nta bimenyetso babona ngo umuntu azica, umwana azica umubyeyi, umukwe azica sebukwe. Nahoze ari umuntu amagara ngo waje ngo gufata ngo amakuru, waje ugafata amakuru hano mu Busanza, ni mu Busanza, hakuye mu Busanza ugana za Gahanga, neza ngo bamwishe umusaza, bamukuye ijosi, bamunize, kandi ngo numukwe wamugize gute, wamunize. Wasanga ngo bare cyafaga niki, ni icyangombwa cy'ubutaka. Ndako no kuvuga ngo umwana azica se, umukazana yice nyirabukwe. Ibyo twagiye tubibona, ni ibimenyetso by'iminsi y'ibihe ndetse n'imperuka. Urabona neza. Hanyuma hakazamo ibindi bintu ngo by'intambara. Ubuse mbeke mbabaze, niba reka twemere ko ibihe data bitahindutse, se nta maso nagabaha. Niba utazi gusoma Bibiliya reka tuyasomere. Ibihe by'imperuka hazaza intambara, nta ntambara zihari. Nga mashyanga zatera, ngo ishyanga rizatera irindi shyanga. Reka iyo muri Kongo katubireke, kadufate wenda iyo muri Iraq, iyo muri Iran, iyo mu Burusiya, iyo muri Israel, iyo muri za Amerika, zibomba zae Afrika y'Epfo, Korea y'Epfo n'iya ruguru, ibibomba barimo gukora. Donc no kuvuga ngo urumva neza, ibyo ni ibintu ngo imyigaragambyo ahantu hose, si imyigaragambyo se nibigaragara se. Ibyo rero ni ibimenyetso urukumva neza bikwereka ko isi igeze ku kantu k'akarundurundu, kakadodo gashaka gucika. Icyo ni nk'imitingito. Rase Roba, imitingito ntabwo muyumva. Niba mutayumva muzabaze n'abakoreyane bane bahebara epfiriyane bakunda kuba imitingito. Urukumva ngo imyuzure ntabwo bajya mu za Korea, imyuzure ku manywa y'ihangu gutya nta mvura yaguye. Urukumva nta mvura babonye, imvura yaguye muri Afrika, imvura yaguye hehe ikarindimuka, bakajya kona amazi yo gutwara abantu, imodoka ziri mu muhanda zigenda ziruzuriwe abantu bagenda. Icyo ni ikimenyetso ngo imiyaga, wigeze ubona umuyaga uterura abantu? Umuyaga witwa Katarina wese wawumvise muri Amerika, umuyaga ufite umuvuduko uruta w'indege. Robert, twari imodoka, imodoka ahangaha mu Rwanda dutwara kuri 60 na 80 gakeyi, ari 60. Noneho bara umuyaga ukurusha kugenda
wagutwara watwara umuntu uramuterura no kuvuga ngo ibyo byose ni ibimenyetso bikwereka ko tugeze mu gihe cy'imperuka ndetse igihe Yesu Kristo yatangiye kuvuga. Ikindi ni ibintu by'ubwoba abantu bafite, ngo biravuze ngo mu gihe cy'imperuka ngo muzajya kubona mubona ngo abantu batangiye kugira ubwoba. Kubera iki abantu bagira ubwoba? Ni ubwoba bw'ibihe, inzara bizica abantu, inzara izica abantu, kandi inzara iriho hose mu isi. Abantu bashaka mu byemere inzara ahantu hose irahari, siko biri? None se ngo Roba wenda iwacu nta nzara iriyo ariko inzara irahari. Hano mu Rwanda se inzara irahari Roba. Oyavugisha ukuri rega pastor, reka mbwira impamvu, reka mbwira impamvu, siko biri? Kugira ngo tukore realite abantu babyumve niba natwumve nabi, kuko hari igihe uvuga ikintu abantu ukacyumva uko kitari cyangwa utakivuzemo. Umuhinzi ahingira 1,500 ubu ngubu. Minisitiri nzara ntabwo ashobora kuyumva kuko isoko yashaka yarihahiramo, ariko katureye ku muhinzi rubanda rugufi. Umuhinzi ahingira 1,500, hanyuma ikiro cy'umuceri kigura ngahe? 2. Reka tufate uworoheje. Uworoheje ugura ngahe? Reka tufate uworoheje, ubanza ugura nk'icyatandatu simbizi, yego, kuko nanjye wenda ni munini. Harya mituweli wowe uri kuri mituweli wowe uri kuri kangahe? Ndaje bivuge ariko barayaye urakumva. No ugasanga niba umuceri ugura 8,000 kugira ngo umuhinzi agure umuceri agomba guhinga iminsi 2 kugira ngo abone n'imboga zawo, kuko urunyanya rugura 100. Ibirayi bigura ngahe? Ibirayi biri kugura 500. Yego. Ubwo niba afite abana 4 barya ibiro bingahe? Wenda katupoze ko barya wenda katumare ikiro kimwe umwana. Yego. Umuntu katumare ikiro kimwe, katumare nusu. Pastor, reka kwirwishusha abantu mu bwonko. Ibyo bintu byo kwirgubiba. Katubireke. Byasaba kugira ngo urye ibirayi, byagusaba gukora iminsi 2. Byihorere. Kandabiretse. Kubera impamvu mvuze ngo turi minsi ibi, sibyo? Impamvu mvuze ngo byihorere. Byihorere. Ndabiretse jewe. Ahubwo ngiye ndikubwira abantu ngo umureke twitegure twakira ubuntu bw'Imana mu mitima yacu. Nshatumye mbivuga gutyo. Ariko ngiye simfite ubwoba bw'iminsi nibiye, kuko nzi uwancunguye ko ari Kristo Yesu. Jite naye impamvu mbwiye ngo byihorere, kuko ubu usanga Imana ari ibeshaho abantu. Ubundi Imana ariko ugiye kureba n'ubundi Robert wasanga Imana ari tubeshaho. N'Imana ibitunza abantu nibeshya abantu. Rero nwanayisuzugura ni nayo mpamvu yamanuka ikamukandagira ku ijosi. Yego. Uranyumva neza? Hanyuma icyo rero ni ikintu kikubwira cy'ubwoba abantu mu mitima yabo bahiye ubwoba. Siko biri? Ujya kubona ukumva umuntu mwajya kuganira ngo yewe ngo nakigenda ngo esansi yarazamutse kandi nta modoka agira. Umuntu agira imodoka ubona kucyuza ko esansi yazamutse, ubwo bwa esansi urayigura, ariko urumva ubona ko esansi yazamutse atayumva ko nibyo kurya bigiye kujya gute bigiye kuzamuka, ngo esansi ngo yazamutse, uzamvuga yaguriye umuriro. Igitaka barayaye ntabwo nubwo wabwiye ako n'umuriro warahenze bayida byihoreye wariyongereye, ako ngiye nabone bamanuye hari. Yego. Bamanuye ukuri kw'Imana ku muriro, sizo ko byagenze. Tanga bonye barabimana ntago ndongera ngo gurego rwose. Yewe nacanaga umuriro ku gihumbi, mamaga inite 2.5. Si yose batanga ubundi 2.5 bazongereye. Yewe 2.5 nizo batangaga. Nizo batanga ku gihumbi. Oya mujye cya promotion. Oya promotion bari tariki ya mbere. Yego. 2,000 nibyo bagiraho promotion. Uri abantu benshi ntago babizi. Ubu nabizi ko tabizi. Ariko ubu niyo batanga promotion. Ariko jewe rero mutagiye. Bamaga 2,000, bamaga umuro w'4,000. Ni umujye cyo kugura. Bisanzwe. Bamaga 4 n'utunusu. Ariko cyo nagiye kugura mbona bamaye 18. 19 bamaye 19. Ndavuga ni Uwiteka noneho bazanyutse. Uwiteka aranyutse. Doko nukuvuga ngo urumva ubwo bwoba rero hazamo n'ibintu byitwa ngo ni za digital ID. Nugasanga no n'abantu bayi ubwoba none imitwe yashyushye. Ukumva ubu yashyushye umutwe
digital ID yabaye digital ye baba we abantu bashusha ubwonko uranyuma neza bamwe ati ntabwo tuzayifata abandi ni antikristo abandi tuzayicakira bamwe batangiye no kwifotoza nanjye nuko bataragera aho banza ndaza kwifotoza yego urakumva neza ariko aha ngaha nshobora kukubwira tumaze tumenye neza ko buriya system y'isi tukiri mu isi Robert naho tuzayihungira ibyo ni abantu babanza banabyumva ndetse n'abigisha babanza bamenye ko n'uyu wigisha ari kwigisha kuri system atari ibyo nta muntu atuze telefone telefone system yego muyijugunye rero yaba ari antikristo telefone yaba ariyo machine yaba ari antikristo device se ayo ma device yose burya afite kuna controlwa urumva okay reka nk'urugero dukora kuri YouTube iyo wanditse cyangwa se ugakora gwikosa n'uburyo bwo baragukubise hari umuntu ujyamo se ni system yubatswe oya AI noneho AI yesigaye iteye ubwoba yaranyandikira ngo Prince Robert ngo bimeze bite se ni sawa ngo nta kindi kibazo ufite se muri no minsi brother narayibajije ubundi nayibaza ndetse ko numva bavuga ko waba waturutse kwa Satani irambwira ati jewe ntabwo nuko kwa Satani ndi ikiremwa cy'ubwenge gusa jewe ubwenge abantu bahase jewe iragusubiza ikakubwira ngo ibyo ni ibihuha cyangwa ngo ibyo ni ibihuha ngo bakubwira abantu ngo ntabwo barekaga ibihuha ngo ariko ngo ndi ihuriro rya mudasobwa ngo ntabwo ndi ikiremwa urumva ngo nta mwuka mfite ngo nta mwuka waraje none undi yayibaza mu kanya ngo ndi ikiremwa mbese umukanya uvuze ko utari ikiremwa none undi arakubajije ngo ndi ikiremwa ngo se wavuga nazigira inshuti nta kintu mwumvamo yego donc ni ukuvuga ngo ibyo rero ibintu byose system y'isi naho tuzayihungira tukiri mu isi ahangaha iyi ni system ariko reka mbaze Ruba abantu system yabaruye ikabarura Yesu Yesu yaramubaruye kabisa akivuka yavukiye he bari bagiye he bari bagiye ngo kwibaruza muri karitsiye bari bagezemo bageze bajya kwibaruza aho bavukiye i Nazareti buriya naho mu gihe cye nabwo byari danje nyine baragiye kuba nuvuga ngo wasanga ari nk'igihe cyo gufatiranga muntu nuko rero batabivuga ariko yari system n'ubyo ngo babarura abantu bose batuye muri uwo murwa kandi hari harimo umutego wishemo ko bari gushaka abana ngo bavutse muri icyo gihe muri icyo gihe kuko bari bafite amakuru ko azavuka bari bafite amakuru cyambere banze wumve bari bafite amakuru mu bahanuzi ko hari umuntu ugiye kuvuka barabati rero kugira ngo mumenye neza mushireho system yibarura mujya system yibarura kabisa kugira ngo tuzamenye kujya abantu bavukiye n'icyo gihe umuntu arimo kwitwa kuvuka tumenye neza tuzajya mu bitabo turebe aba bana bavutse uyu mwana avutse ryari havutse abana bangahe dushakisha wibuke ko ngo akimana no kuvuka umwami nago ngo akituma abanyabwenge bamaze kumukwepa yabati muzi n'ikindi abanyabwenge bakoze ikosa nimusubire inyuma mufata abana bose batagize imyaka 2 bose mubice wende uwo munyagwa arapfira ushaka gukina system wowe system nagari gusa kubw'amahirwe nzo mubwira basanga ngo ijwi ry'Imana ryahageze kare ribwira Yozefu rero hungisha umuntu ariko reka ngwaze Roba niba Yesu ahunga ari Imana abakristo bakwiye guhunga ibyaha urumva yego nge nasomye Bibiliya irambwira ngo hazabonisha umuntu wigira intwari yo kunywa inzoga uzi ko yakwigira intwari ko ari icyaha intwari yo gukora ibibi uzi ko ari icyaha buriya hari abantu rero bigize intwari zo kutingana urakumva abandi baraza barabyemeza babyita ubutwari abandi baramanuka baratinga abandi bamanuka bigira intwari zo kunywa urumogi abandi bigira intwari zo kunywa inzoga hari nk'abo muganira n'inshuti zawe mugana wayashanga umwe mwarasaze mwangu nanyweye agacupa ibyo byo kwigira intwari rero yo kunywa inzoga ni icyaha gikomeye akubara yaje
Bibiliya yanga urunuka kubi mu buryo bukomeye cyane. Aha ngaha rero niyo nkubwira iyi sisitemu abantu bakiri ku isi ahubwo nimwibaruze vuba mutarapfa. Yibaruze kubona utibaruza n'ubundi. Yego. Abantu mufite ariko nanone bakeneye marayika w'Imana, kandi marayika turimo kuvuga marayika reka buriya akeneye marayika w'Imana uvuga ati rero dore mwiyarira banga ufite uwo mwana n'ukunginga kabati hungisha uwo mwana. Ariko buriya Roba ikabwira Abayisiraheli wemera ko bari mu Egiputa. Yego. Bari mu Egiputa ntibari ikivange se n'Abanyegiputa. Yego. Ariko igihe kimwe Imana ingira amanuka yavuga ngo Mose marayika agiye kuza hano. Marayika agiye kuza kandi ni umurimbuzi. Mubaze mubaga umwana w'intama amaraso muyasiga ku miryango yanyu, inkomagizo z'imiryango. Marayika ntabwo ari buze kureba abo mu Egiputa mu Isiraheli udafite amaraso wese safini baramucisha termine. Amaraso dufite na ayahe rero muri iyi si bwa Robert abantu bavuze banabyumve bari abantu bibeshye. Yego. Abantu bose ntabwo ari abana b'Imana. Yego. Urumva neza? Buriya Imana ivugisha nde? Ivugisha uwo yahamagaye. Yego. Imana ivugisha nde Roba? Ivugisha uwizi. Urumva neza? Yego. Ikimenyetso ni ikihe rero? Ikimenyetso ni amaraso ya Yesu Kristo. Imana ivugira mu muntu ufite ikimenyetso cy'amaraso. Imana ivugira mu muntu ufite amaraso ya Yesu Kristo. Nkuko Satani nawe avugira mu muntu nkuko Satani avugira mu muntu uvugira mu kimenyetso cye. Yego. Aha niho rero abantu bakwiriye kwitondera no kuza kwitwarika kubaha Imana cyane. Yego. Urumva neza? Ariko aha ngaha abantu twigize intwari abandi bigira iki? Ariko aha ngaha bigize intwari zo gukora ibyaha. Abantu banze banyumve. Abantu bigize intwari zo gukora ibyaha. Buriya Ruba hari ibyaha akaba n'ibizira. So ukunda kubivuga. Ibyaha ni ibi. Ibyaha ni ibingi abantu bakora. Buriya busambanyi ni icyaha. Burya busambanyi ni icyaha. Umugore umugabo ku mugore, umuhungu ku mukobwa, ubusambanyi ni icyaha. Ariko ubutinganyi ni ikizira. Ni ikizira kandi biravuga ngo nanga ibizira urunuka. Yego. Ariko kamubaze Roba uzi cyane muri Sodoma n'Igomora ntabwo ari ubusambanyi. Ubusambanyi bwari busanzweyo ngo ni ubutinganyi bwabo bwari muri Sodoma n'Igomora. Bivuze ngo rero uyu munsi Imana irarakaye igiye kugwira isi. Uzi ko abantu bagiye gutuma Imana iza kubera ibizira vuba. None Bibiliya ivuga ngo ikizi biravuga ngo cyatumye Sodoma n'Igomora ngo yohereje abamarayika bango nimugende mundebere ko ibyo bavuga hari ukuri. Abamarayika ngo baraza bakiyagera kugira ngo babyemezwe. Babyemejwe nuko abagabo baje kubatinga. Yambaye ngadana Roti agera avuga ati ngiye mfite abakobwa b'amasugi mwaretse akaba ari bo ndababaha mutware mu basujure ariko mundekere abagabo banje abashyitsi banjye. Ati oya twababonye ibyo bigabo bituzanire abakobwa turabazi twarabahaze dukeneye gutinga. Uranyuma neza? Urumva abadayimoni dukeneye gutinga. Ubu rero ikintu kigezweho ni ugutingana gusa. Uranyuma neza? Ni ikintu kiri kuri topu. Ubu uravuze umutinganyi bakugwa nabi kabisa. Ariko mu izina rya Yesu mwabatinganye muzapfa. Nimutanapfa ibyo bibuno byanyu biraza gutema biteme. Mugiye kuzarwara uburwayi batemeremo mupfe nabi mupfe mwibinda. Nibyo ngibyo. Aho ngaho niho ngo amazuku yamanukiye abamarayika bavuga basubira mu ishoti yewe w'Imana wowe tujya tubonye aha we ibyo tuboneye i Sodoma. Nuko amahirwe twambaye imibiri nuko twambaye ica mu bikuta n'ahandi tukaguruka. Naho ubundi twakubava imbere bari abanyagwa ni baca. Ahubwo abantu b'i Sodoma baragowe abagabo b'i Sodoma kitangaza baraye. Abagabo b'i Sodoma baragowe kabisa. Ati tuhavuye twiruka. Imana toke hari ikindi gisigaye nta kindi musubire marayika ngo yoza marayika wundi abaza ashyira ikimenyetso ku bantu b'Imana. Burya marayika ntabwo yahise amanura umuriro. Ntabwo Imana igikora ikosa ryo guhana umuntu utamuhaye amahirwe ya kabiri. Amahirwe ya kabiri ntabwo bibaho. Aha ngaha rero ijwi ry'Imana rivuga ngo umuntu wese nave mu bibi yakira ubuntu bw'Imana. Urumva neza?
abantu rero batinye mu kimenyetso ngo cy'inyamaswa ngo cy'iki aba kenshi kirahari pe. Ariko Robert ngewe namaze kwakira ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo, urumva nizeye ko ari marayika w'Imana uri buze kunkomangira akambwira ati sohoka ugende va muri Babuloni. Babuloni igiye kurimbuka. Yego, siko biri yavuze se. Yesu yaravuze ngo abanjye ndabazi, niyo mvuze mu ijwi ryanjye bararizi, ngo kandi nabo inanjye iyo mvuze ngo baranyumva. Ni gute bamwumva? Ubu nekereza ko mfite akana mu rugo gatoya. Yego, gato k'imyaka 2, ariko iyo nasi kamenya ko ari papa abigwa n'iki? Niyo mvuze ijwi araryumva kuri telefone gusa. Niyo mvuze undi muntu abatoya wamukureho ntago ari papa semuzi. Ni ukuvuga ngo uko nguko niko abantu bikora ni amaraso rukuruzi. Yego, banyuma neza. Reka nk'urugero, wari wabona akana k'amezi nka 4, 5 kukamenya nyina. Umwana w'amezi 5 kwamenya nyina, akamumenya yamucica gusa mu bibero agahita amumenya. Uko nguko uyu mwana azi mama we, niko abantu bazwi ikimenyetso cy'Imana bazi ijwi ry'Imana, ndetse nayo bavuze ijwi Yesu Kristo arabumva. Siko biri se. Biravuze ngo iki? Biravuze ngo amaso yanjye ari kuba kiranutse, ngo ari ku gitsura cyanjye kiri ku nkozi z'ibibi. Urumva neza? Rero muri Robert y'abantu bagenda baba kiranutse mu isi. Reka nkwereke muri cya kibisi bakita nguki? Shira umuteto. Irashira umuteto buri. Abantu bahagaze, abandi bagwirirana, abandi baryamiranye, abandi buzuranye. Ab'Imana ijisho ryabo do riba ari kugenda ribareba. Urukumva? Riba ribareba, ribahanze amaso. Ribahanze amaso cyane. Urumva neza? Naho n'inkozi z'ibi nazo muzati bisi nabo igitsuri kiba kibariho. Bishatse kuvuga ngo rero abantu bamaze kumenya Kristo Yesu by'ukuri bitinya, bigira ubwoba. Ahubwo usibitera se nuko abantu twabivangavanze. Kumenya umuyuda n'umugereki bisigaye bihabanye. Urumva neza? Bisigaye bihabanye. Ariko dukwiye kumaranirana kurwana intambara nziza yo kwizera, tukarwana intambara nziza y'agakiza, kugira ngo umuntu wese aze kwakira ubuntu bw'Imana. Uyu munsi wa none rero ndakangura umuntu wese ngo yongeye yakira imbaraga z'Imana. Ndakangura umuntu wese ngo yongeye yakira ubuntu bw'Imana, yongeye yakire presence y'Imana iture mu mutima we. Umuntu wese yongeye yakira icyoro cy'Imana kiture muri we. Ni wakira ukuboko kw'Imana ukaza muri wowe, ukiyana ibyaha, ukiyanira kureka, Kristo Yesu azabana nawe. Tukwiye kwambara Yesu roba. Ubuzima bwanjye bukaba Yesu, imvugo yanjye ikaba Yesu, umwambaro wanjye ukaba Yesu, inkweto zanjye zikaba Yesu, akanwa kanjye kakaba Yesu, amaso yanjye akaba Yesu, n'amatwi akaba Yesu. Mu byo ukora byose ukaba wambaye umwambaro w'akamero k'abana b'Imana. Ngibyo rero ibintu dukeneye, nta bindi. Naho ibisigaye ni mentality. Yego, mentality. Muri iyi yararingira avangwa azaza ntazatinda. Ntago azatinda. Hanyuma aba kugira ngo umwiteguye cyangwa se umwizera yiboneze nk'uko aboneye, asaba gukiranuka no kwambara intwaro zose z'iki z'Imana. Siko Yesu yavuze? Yavuze ngo urufatiro rwanjye ruracyahagaze, rwanditsweho ngo Uwiteka azi abe. Robert, abantu b'Imana barazwi. Yego. Ariko se ngo Robert, ubu ngubu iyo utashye buri gihe nuhirimbana ko abana bawe barya. Yego. Wakwicisha abana bawe inzara? Wapi. Wareka kwishyura school fees? Wapi. Watuma batambara? Wapi. Watuma batabaho? Hari byose bagusaba? Habyo bagusaba? Wapi. Cyamaye ugomba kubyitangira no kwishura ataraguhamagara. Wowe ubwawe kwishuri baguhamagara cyaje wayabuze ukaje no kwisobanura, ariko ujyayo kandi mwihangane nzayabaha. Ariko buryo umuntu w'umugabo aharanira iteka ryose ko kwishuri atamuhamagara, cyeke nyine yo byanze kubera icyo bikora bataraguhamagara kwishuri. Ni inshingano zawe, ni obligatoire, ni inshingano zawe ko ubikora. Ahangaha rero ni inshingano z'Imana ko Imana imenya abantu bayo ikabatandukanya.
Bibiliya yavuze ngo iki ngo igihe cy'imperuka nikigera baroba ibi ngibi tuba twivugisha abantu bahora bavuga igihe kizaza kibisobanura urumva ngo azaza nyir'ubwite afate intambwe iburyo ihene ibumoso hanyuma zibwire ngo iki ibyo zigenewe izo zigenewe ngo mwahene mwahebeba gacagiye mwirwa muhebeba ngo muri guhanura bakirwa babahebesha ngo muri kubatizwa abandi bakabahebesha babasiga amavuta ngo bakurukana n'amadayimoni hamwe n'izo hene zanyu mwese n'ayo masega yanyu mwese are mujye mu nyanja yo ku muriro n'amazuba namwe ntama zanjye mwe mwihanganye mukanyumva neza mukumva ibyo mbabwira mukumva ukuri kw'ijambo ry'Imana mwari mwakira umunezero wa shobuja dore ibyo mwateguriwe ibyo rero umuntu wese azahemberwa ibyo arega nimushaka mukora ibyaha abanywa munywe cyane abasinda musinde abasambana nababwira iki ushaka abagore 8 urakumva neza ariko igihe nikigera bizasobanuka cyane bakwiye kubireka niko ubutumwa bwiza buvuga ngo mubwire abanyabyaha ko batazagubwa neza ariko bakiranutsi bazagubwa neza mu nzu y'Imana abanyabyaha bakwiye kwihana kandi bakareka gukora ibibi Pastor nagushimiye murakoze cyane shimiye n'abantu bose babanye natwe muri iki kiganiro asante cyane amabwiriza ibiganiro byacu nakagaruka shalom naho butaha amen